Hello ladies and gentlemen, ndongeye ndabasuhuje cyane. Aha ni ahandi ni kuri Afrimax Show. Twishimiye kongera kubana namwe muri ibi biganiro byacu. Buri munsi tugenda tubona inkunga mugenda mudutera, muraba akadasohoka cyane, turabashimiye. Uyu munsi rero twongeye twagarutse, nta bindi bari uburyohe gusa twebwe tuba tubafitiye. Murabizi ko dukunda kubagezaho amakuru atandukanye y'ibyamamare, gusa uyu munsi ni uburyohe cyane kuko uyu munsi ngiye kugupfundurira agaseke kadasanzwe, ndetse benshi mwari mutegereje cyane, gusa biraryoshye cyane. Ariko mbere ya byose ndagusaba kubanza gukora subscribe aho ngaho, ugakora no kuri iyo nzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ko tubishyizeho buri munsi, ndetse ngakomeza kubashishikariza cyane nanabashimira uburyo mukora like ndetse mutera na comment, bashimira cyane uburyo mukomeza mubikoramo, ndetse munakomeza kubikora kugira ngo dukomeze tubane. Nabashimiye cyane. Uyu munsi ni uburyohe cyane kuko ibisanzwe tugiye kukugezaho top 5 y'ibyamamare byo mu Rwanda byakoze amakuru muri uyu mwaka cyane wabaye w'igitangaza, ndetse ubudasanzwe ku byamamare bigiye bitandukanye. Gusa nyamara COVID-19 murabizi ko ariho yaje igenda ica ibintu bitandukanye, ariko ku byamamare hagiye habaho gutwika kudasanzwe. Ubu rero ngiye kukugezaho top 5 y'ibyamamare byo mu Rwanda byakoze amakwe. Bwari uburyohe cyane muri ibyo birori. Gusa nyamara mbere yaho twibazaga byinshi, ati se ni gute ubundi ibyamamare byo mu Rwanda bidakora amakwe? Ariko byarahindutse. Uyu mwaka wabaye uburyohe cyane ku byamamare. Kadutangire rero twihuse. Ku mwanya wa 5 turahasanga uyu ni umunyamakuru ukomeye cyane yitwa Gerard Mbabazi. Uyu akaba akorera Radio Rwanda ndetse na Magic FM, muramuzi cyane mu binyamakuru bigiye bitandukanye. Uyu nguyu rero akaba yarakoze ubukwe mu kwezi kwa 4. Byatunguye benshi, bagenda babona amafoto ye ndetse n'amavideo ku bukwe bwe. Bwari uburyohe cyane. So ku mwanya wa 2 turahasanga umuhanzi Clarisse Karasira. Uyu nguyu muramuzi cyane, kuririmba indirimbo z'umuco. Uyu nguyu nawe rero yaje kuba yambikana impeta n'umukunzi we y'urudasaza mu kwezi kwa 5. Niho yaje gushyingirwa n'umugabo we, gusa bahise bakomereza mu bihugu byo hanze. Byari uburyohe cyane. Twihuse cyane nanone ku mwanya wa 3 turahasanga umuhanzi Mico The Best. Mico The Best we ntabwo ari kure cyane kuko aherutse gukora ubukwe vuba aha ngaha, ahandi ni mu kwezi kwa 9. Uyu Mico The Best rero ubwo yaje kugaragaza umukunzi we, nyuma babona atera ivi. Nyuma yo gutera ivi mu kwezi kwa 9 niwe yaje kubishyira ku mugaragaro, aza kwerekana yuko burya nawe agomba kujya mu ruhando rw'abagabo nk'abandi. Ahitamo kwambikana n'umukunzi we impeta y'urudasaza. So byari uburyohe cyane. Urareba aho ngaho ayo mafoto barabikwereka cyane, urabona ko bwari uburyohe ukurikije ukuntu ugenda abona amafoto yabo bagiye batandukanye mu birori, ukuntu bari baryoshye bameze neza bahatwitse. So ku mwanya wa 4 turahasanga umuhanzi ukomeye cyane ndetse ukunzwe na benshi muri iyi minsi, yitwa Paratine cyangwa se Baba, mwita uko ushaka. Gusa uyu nguyu nawe yaje kuba akora ubukwe n'umukunzi we mu kwezi kwa 4. nibwo rero yaje gushinga urugo. Uyu ni umuhanzi Paratine, muramuzi cyane. Ku mwanya wa 1 rero, umwanya wa 1 ni uburyohe kuko uyu ni umusore w'icyamamare cyane, wakuze n'agashya gatungura benshi babitekerezaho kwinshi gutandukanye. Hibazwa hati uyu musore wacu cyatumye ajya kuzana umugore w'umunyamahanga ninde? Uyu nta wundi ni Meddy. Uyu Meddy amazina ye muyazi nka Ngabo Medare, niyo mazina ye y'ukuri. Uyu musore rero afite umugore w'umunyetiyopiyakazi yitwa Mimi, ni umugore we. Meddy rero hibajijwe byinshi byatumye ajya kuzana umugore w'umunyamahanga, kandi mu by'ukuri mu Rwanda hari abakobwa benshi banamukunda, ariko Meddy yakoze
ibitandukanye n'ibyo twatekerezaga cyane nk'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi, bituma ajya kuzana umugore w'umunyamahanga. So uyu nguyu rero tudatinze, Meddy yakoze ubukwe mu kwezi kwa gatandatu, nibwo yambikanye na Mimi impeta y'ubudasaza. Byari igitangaza cyane, byari biryoshye. So ubwo rero bwa rutonde rw'abahanzi batanu ndetse n'umunyamakuru Gerard Mbabazi, ni ibyamamare byo mu Rwanda byakoze amakuru muri uyu mwaka. Umwaka wabaye umwaka wo kuzamuka kwa bamwe mu binyamakuru bigiye bitandukanye, haba muri showbiz ndetse na entertainment, ubwo bagiye batera imbere, nyuma bamwe baza no guhindura bava mu cyiciro kimwe bimukira mu kindi. Bamwe mu baje kuba abagabo, yego urabibona cyane amafoto y'aho ngaho bagiye bashyingirwa. So turagushimiye cyane gukomeza kubana natwe, mukora like, share ndetse na subscribe, komeza tubane. Ciao ciao, asante sana. Hello ladies and gentlemen, ndongera ndabasuhuje cyane. Aha ni ahandi ni kuri Afrimax show. Twishimiye kongera kubana namwe muri ibi biganiro.